ababyeyi namwe basore ko ejo muzabyara, mumenye ko kubyara ntabwo ari just kupfa kuzana umuntu ku isi, ni responsibility, ni inshingano Imana ibigutije zo kurera uwo mwana. Mfite imyaka 10. Koko yampaye. Niba ubyibuka uheruka ku munzani ryari wapimaga ibiro bingahe? Heruka ku munzani napimaga 200. Hari ngiye umushitsi yinjira nko mu nzu ukabona umwana yamusimbukiye mwatse fanta, cyangwa asanga umwana langaje arimo arakoresha imvugo umwana avuga, ugasanga iyo mvugo ntabwo ari umwana wo mu rugo. Murakaza neza kuri MDTV show, muri kumwe na Mama Deborah. Turabakiriye kandi hope ko mumeze neza, muguwe neza, mufite ibyishimo, muguwe neza. Imana ikomeje kubarinda, turabasabira cyane kandi natwe tumeze neza, turi amahoro. Abatamerewe neza, bahuye n'ibizazane, bafite ibibazo, mwihangane, mukomere. Uwiteka arahari ku bwanyu kandi azakomeza kubagirira neza, bizahinduka bigende neza. Vuga uti amen. Wow, mumeze mute mwebwe? Amakuru yanyu, comment zanyu ndazikeneye, mutubwire uko mumeze. Nshimira n'abantu bakomeza gukora subscribe, abantu bashira comment, abantu bakunda ibintu byacu bakatwandikira, bakaduhamagara. Turabanyamugisha kubagira, ni ukuri kandi turabizirikana. Ni byiza cyane urukundo mutwereka. Imana ibahe umugisha, turabakunda natwe cyane cyane. Uyu munsi rero nkaba nifuza ko twavuga ku burere bw'abana. Uburere bw'abana bacu, ababebe, abana twabyaye cyangwa se abana turera, abana tureberera. Hari umwana witwa Nirera Marita ufite ibiro 100. Kandi ari umwana mutoya upima, ari umwana mutoya ufite imyaka 10, afite 10 years, ibiro 100. Nirera Marita. Yego. Mare ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 10. Koko yampaye. Niba ubyibuka uheruka ku munzani ryari wapimaga ibiro bingahe? Heruka ku munzani napimaga 200. Ashize n'igihe kingana iki? Ashize igihe kirekire cyane. Ubu se ntibyiyongerera cyangwa wumva byaragabanutse? Numva byariyongereye. Mari, ni igitangaza ku myaka 10 rwose kubona waba upima ibiro bingana nk'uko turi kubireba. Muri wowe turagira ngo use nk'uduha ku mateka yawe cyangwa se ku buhamya bwawe, ubu bunini wenda na mama araza kutubwira. Wamenye ubwenge usanga uri munini gutya cyangwa bije vuba? Navutse ariko ngana. Ibyo bintu muri kumva bimeze gute? Nk'ababyeyi rero nifuze ko bino bintu twabiganiraho. Mumaze kumva ibyo Marita namwe amaze kuvuga, ndifuza ko tubiganiraho nk'ababyeyi babyaye, ababyeyi barera, ababyeyi bafite abana bitaho bareberera. Mwumvishe ko Marita yavuze ngo yavutse ariko angana. Ariko ni cyiza, ni ikibaju. Ntago Marita yavutse afite ibiro 100. Ariko iyo wenda kuko ariko yakuze yisanga, yumva ko ariko yavutse ameze, yumva ko ariko angana, yumva ko ari uko nyine ariko byagenze, iwe yavutse afite ibiro 100. No way. Rero nk'abamama, ababyeyi cyane twebwe dukunda kuba turi kumwe n'abana bacu, bibaye atari ikibazo cy'uburwayi umwana ashobora kuvukana, cyangwa se ari ibintu birereditaire biva mu muryango, mu maraso, twakagombye kubitera attention, tukabimenya, tukabireba, tukanabikurikirana, tukajya tumenya ibintu duha abana. Ese abana tubagaburira iki? Abana tubaha ibihe biryo? Ababyeyi namwe basore ko ejo muzabyara,
mumenye ko kubyara ntabwo ari just gupfa kuzana umuntu ku isi, ni responsibility, ni inshingano Imana ibigutije zo kurera uwo mwana. Niyo imuremye ariko igutije inshingano zo kugira gute, zo kumurera. Kurera tubisobanura mu buryo butandukanye. Twagarukiye kumva ko ni ukugaburira umwana ibintu bihari, ni ukumushyira mu ishuri. Saho tugarukira cyane, yes, kumuba hafi cyane, ariko reka twemere ko hari ibintu biri spiritual. Muranyumvise? Hari spiritual world, uko ni ukuri. Ushobora guha umwana ibintu byose. None se umwana batubwiye hariya wahoraga yumva ngo ijwi rimubwira kuri imyaka 7 bitera iki icyuma, wabona guriya mwana hari icyo abuze ku babyeyi? No, nijwi agatinya no kubibwira ababyeyi. So turi mu gihe n'ababyeyi tutagifite time y'abana. Nukuza umwana yaryamye ukareba yariye mayoneze washyizeho yawurute 3 yazinyoye, ego niya 4 mu gitondo, yego ubwo neshano ku munsi. Okay, wamworosha ikiringiti, yego gifite ubwoya, yego warangiza ukumva ko byose byagize gute. Mama ntabwo warangije. Abana bikundira kwirira amabombo, ibintu by'amasukari. Abana bikundira kwirira amabiswi n'ibisanzwe. Abana bakunda kwirira amashokora. Abana bikundira za ice cream. Ni ibisanzwe ibyo bana barabikunda, bakunda kwirira amahambaga, amapiza, ibintu byinshi. Noneho ugasanga wenda umwana ashobora no kutabona n'ibyo ngibyo. Biterwa wenda naho umwana ari yakuriye cyangwa se n'ababyeyi. Ashobora kutabona n'ibyo by'amasukari menshi, ariko akaba umwana yakura, ariko ukajya ubona afite apeti irenze. Ararya bidasanzwe, bitari nomo nk'ibiryo. Abana bacu tuba tuzi uburyo barya, ibiryo barya, urugero. None ukabona umwana ararya ibiryo birenze imyaka ye, ukabona nk'umwana w'imyaka 2, ubundi umwaka umwe hari udusahani twabo dutoya tubashyiramo ibiryo nyine bike, umwana akarya ukavuga wow, karenzaho amata, ukavuga ati arahaza, umwana akaryama agasinzira sawa. Ariko ubonye umwana w'umwaka umwe, mubyeyi akubise isahani y'ibiryo wowe udashobora kurya, ukabona nta kibazo. Ibyo bintu tubitekerezeho, tubyibazeho, ukabona nta kibazo, ukabona ntacyo bitwaye. Cyangwa ukabona umwana akunda amabombo gusa, ni lete sweet, umwana akarya amenyo yose agashiramo kubera bombo, kandi uri umubyeyi ubizi. Ugasanga turimo turangiza abana, agiye kubyibuha, agiye kurya ibintu by'amasukari menshi akiri muto. Ukuntu ngiye nabonye Nirera Marthe, pese birarenze, ni ibintu biteye ubwoba. Wasanga umwana yigira peta akarya ibintu birenze, ugasanga rero ntago ari byo. Nk'ababyeyi twakagombye kubitiraho attention, tukajya tubireba, tukamenya ibiryo duha abana bacu. Ba mama, uburyo bwose waba ubayeho, uburyo bwose urimo, tumenye, dutangire noneho tumenye ngo abana turabaha iki, tubagaburira ibiki, ni gute umwana agomba kurya. Kwa ko hari ibintu tureka, ukavuga ngo umwana wanjye ngo akunda kwirira, ngo ararya, ngo agira apeti. Mugaburire arya hage, ariko umenye urugero rw'ibiryo umwana arya. Ikindi, umwana ntarware bwaki, umwana arye indyo yuzuye, umwana areke kurya hurure. Hurure murayizira? Ugasanga umwana w'uruhinja w'amezi 6 atangiye kurya, ugahita utangira ukamuha hurure. Hurure nta ntungamubiri nyinshi ifite. Ugasanga umwana atangiye kurya hurure, atangiye kurya nyine ibintu. Umwana agakoma, umwana ibirayi, umwana imboga, umwana ibishyimbo, umuhe yego umuceri, umuhe kawunga, umuhe uturyo twose, umuha amata, umwana anywa amata. Ariko ureke nyine kumuha ibiryo bidafite intungamubiri. Usanga ejo umwana yarwaye bwaki, batangira kugutegeka kujya guha umwana w'uruhinja amata y'ihene kuri za clinic.
batangiye kuvuga ati umwana azajya aza hano tumugaburire twenyine, tumugaburire tumuhe, tumenye ngo yanyweye amata, tumenye ngo yariye indyo yuzuye, ku buryo umwana dushobora kujya munsi y'umurongo w'umuhondo gusanga umwana yageze mu mutuku. Ni bibi cyane. Nkeka nyine wabuze ubushobozi na situation wenda umuntu aba arimo z'intambara, yego zatuma wenda ibibazo bibe nyine abantu inzara ikabica, abana bakabaho muri ubwo buryo bubi. Ariko none ugasanga hari n'undi ubifite, ufite ibiryo, ufite uburyo yagaburira umwana, ariko ugasanga umwana yarwaye bwaki ari munsi y'umurongo. Ibyo bintu ku burere bw'abana bacu tubyiteho, tubirebe, tujye tumenya ngo abana bariye se, abana banyweye amata, umwana yanyweye amazi, umwana yariye indyo yuzuye. Ntuhe gusa umwana umuceri muto, ngo umuceri n'ibishyimbo nuko abirye. Umwana tumuvangire, tumuhe izo mboga, tumuhe ibyo birayi, abone ayo mata, aryo kawunga, abone wenda ako gafi. Ntago wakora wenda ibirenze ubushobozi bwawe, ariko tugerageze babyeyi, bagore beza, twite ku bana bacu, tubabungabunge, tumenye ibyo barya, tumenye uko bameze. Murabona nka Marita, umwana w'ibiro 100 ku myaka 10. Nukuri biteye ubwoba. Ntago wenda namenya ngo ababyeyi babigizemo uruhare, ashobora kuba ari nako yavutse nyine, wenda akavuka ari umwana munini, noneho bikagenda bikomeza, birashoboka. Cyangwa se bikaba wenda ari nk'uburwayi, bikaziramo uburwayi, ariko ku bigaragara urabona ari umwana uri healthy, ufite ubuzima, nta kibazo. Nimba aheruka kwipimisha ibiro igihe kirekire, uyu munsi akaba yumva noneho yararemerewe ari ibiro byinshi, ese uyu mwana azageza imyaka 15 angana gute? Umwana azageza imyaka 20 afite ibiro bingahe? Bitabaye ngo bikurikiranwe n'ababyeyi babyiteho, babirebe, bafashe umwana uburyo yagabanya ibiro, agerageze byibuze kugera ku bana nyine b'imyaka bangana. Niyo bitahagera 100%, ariko byibuze umwana agabanuke. Ababyeyi rero mu kurera abana bacu dufitemo uruhare runini, cyane cyane ababyeyi b'abagore, abamama, dufite uruhare runini cyane ku burere bw'abana bacu, ku byo tubatoza, ku byo tubigisha, ku magambo abana bacu bavuga mu rugo. Ibuka ko hari n'isi y'umwuka, yamutera mu nzozi, yamuterera ku ishuri, yahura, turi mu isi. Birengeho n'ibyo, umenye ko umwana bamutoza gusenga, ariko se uzamutoza ryari wowe wasenze? Habeho kuramburaho umwana ibiganza, habeho kumwaturaho umugisha. Ibi bifata ababyeyi, mwaba mudukurikiye muri mu ntara, aho waburi, niba atsinzwe menya uburyo witwara ku mwana. Niba ari ukumuhana, muhana utangeho ibigambo bibi, dore igitwe nk'avoka. Uzi umwana gukura yumva akandika nk'avoka. Ese umutwe ubamo amazi, ese nuko barakara? Uzi ko bijya mu mwana yatsindwa mu ishuri aterwa mfitemo amazi, kuko ni wowe role model. Role model ni iki? Ni wowe cyitegererezo afite. Rero ibintu ukuri umubwira nibyo afata nk'iki, nk'ukuri. Uburyo abana, iyo nk'abashyitsi baje, uburyo abana bitwara, uburyo hari n'igihe umushyitsi yinjira nko mu nzu, ukabona umwana yamusimbukiye, mwatse fanta, cyangwa asanga umwana langaje arimo arakoresha, imvugo umwana avuga, ugasanga iyo mvugo ntabwo ari umwana wo mu rugo pe, ugasanga uyu mwana afite ababyeyi, umwana ararerwa, ugasanga ntabwo ari imvugo yo mu rugo. Twese nk'ababyeyi rero tugerageze turebe ku bintu byinshi bigiye bitandukanye bw'uburyo bwo kurera abana bacu. Ku babyeyi bafite abana b'abakobwa, tujye tugerageze tubegere, tubaganirize. Abana bacu b'abakobwa ntabwo ari nka bya bindi bya kera wenda tuvuga ngo turatinya, ngo ufite abana b'abakobwa wenda ngo ndatinya kubabwira ibi, ngo ntinye kubaganiriza. Tangira utegure umwana wawe hakiri kare. Ku mwana w'umukobwa rero, tangira umuganirize, umubwire ibihe bye, umubwire uko ibintu bigenda bihinduka, uko ibihe bigenda bihana ibindi. Umwana akure abizi, azamuka abizi, umubwire kirazira abimenye, kugira ngo ejo n'ejo bundi niyo wenda yajya mu bidatunganye
yamenya ati mama yambwiye iki, cyangwa se yahura n'ikintu ntikibe surprise avuga ati ibi ni ibiki byambayeho. No, dutangire tujijure abana bacu, dutangire tubigishe, dutangire tubabwire, tubereke ejo bizaba bimeze gutya, bizagenda gutya. Niko kuba umubyeyi mwiza. Ikindi tujye tubasengera, dusengera abana bacu, tubashire amaboko y'Imana. Ni byiza, Imana ku babyeyi ku ruhande rwacu uzaba wakoze neza. Rero nibyo nagira ngo tuganire ku bana bacu, cyane cyane ku bijyanye n'imirire, niyo yari topic. Tumenye uburyo tugaburira abana bacu ibijyanye n'indyo yuzuye, umenye ngo proteine ni izi ngizi, umwana nizi agomba gufata. Hari n'igihe na proteine iba nyinshi ugasanga n'ubundi biteye n'ibindi bibazo. Wagera kwa muganga akavuga ati umwana wawe afite proteine nyinshi, ibi ngibi n'ibi bigomba kugabanuka. Ayo masomo aba ari ahantu hose tuba tugomba gukurikirana, aba ari ahantu tukagira ibyo twijijuramo, tukagira ibyo tumenya. Ni ingenzi cyane. Mwakoze rero kubana natwe kuri MDTV show. Kubakurikiye bose kino kiganiro, mukomeze mugubwe neza, mumererwe neza, hanyuma tubane ubutaha. Murakoze cyane.